Uburezi buri mu nkingi z'imbere mu bituma ubukungu bw'ibihugu bitandukanye bigize isi buzamuka, ndetse muri rusange iyo uru rwego rutejwe imbere, imibanire y'abantu nayo iba myiza mu muryango mugari uwo ari wo wose baba babarizwamo. Gusa uko ibihe byagiye bishyira ibindi bikaza, niko byagaragaraga ko hari igice kimwe cy'abantu runaka bahezwa, bikarangira bavukijwe uburenganzira bwabo bwo kubona uburezi bukwiye nk'abandi bose. Abo nta bandi ni abantu bafite ubumuga. Nubwo ari uko byari bimeze ariko, imiryango inyuranye iharanira uburenganzira bwa muntu ihamagariye ibihugu bitandukanye kwita kuri aba bantu bafite ubumuga nk'uko bikorwa ku bandi bose. Ibi byarubahirijwe ndetse n'aha mu Rwanda birakorwa. Urugero rufatika ntabwo hano rw'ikigo cyita ku bafite ubumuga cyitwa Ubumwe Community Center. Iki ngiki giherereye mu karere ka Rubavu. Muri iki kigo nanone hari ishuri ryitwa House of Children School, ryigamwo abana bafite ubumuga n'abandi batabufite. Ibi nibyo bizwi nk'uburezi budaheza, inclusive education mu rurimi rw'icyongereza. By'umwihariko uyu munsi nibyo tugiye kubereka, uburyo aba bana bafite ubumuga bagaragaza ubushobozi mu buzima bwabo babamo, kandi ibi bikaba binashimangira ya mvugo igira iti kugira ubumuga siko kubura ubushobozi. Disability is not inability. Reka tubirebere hamwe mu mashusho.
bamwe mu barezi babana umunsi ku munsi n'aba bana bafite ubumuga babwiye ubumwe community center TV uburyo bakoresha babitaho kandi bagafata amasomo yose babaha. Uyu ni Nkunda Karamira Hippocrate. Nitwa Nkunda Karamira Hippocrate, nkora muri transition class ariko ni department ya UCC. Ntabwo biba byoroshye nibyo, ariko mu bundi buryo biba byoroshye. Cyambere iyo umuntu afite umutima wa kimuntu, ibintu byose birashoboka kuba warera umwana, kandi umwana akagera kuri produit cyangwa akagera ahantu heza ushobora kuba wakwifuza. Muri transition class ishusho ngiye kubahereza transition class irimo bice bibiri. Muri transition class irimo abana bafite ubumuga bw'ingingo, akagira n'ubumuga bwo mu mutwe. Akabona na transition class irimo abana bafite autism nabwo no ubumuga nabwo bwo mu mutwe. Ariko cyane cyane abana ngewe nitaho ni abana bafite ubumuga bwo mu mutwe, aribo baba bari autist. Nta mwanya baba bafite ko baba bakwicara hamwe ngo batuze. N'icyo bahaye biba bigoye kugira ngo ashobore kuba yakimarana umwanya munini nyine arimo kukimanipula cyangwa arimo kukirebaho. Ibyo bintu bituma kuba bisaba kugira ngo mwarimu amwiteho cyane kugira ngo agenze gute arebe ikintu ashobora kuba akunda kugira ngo amufashe amwigishirize muri ubwo buryo. Rero iyo bigenze gutyo ntushobore kuba wamenye neza icyo akunda, kumwigisha biravuna, biranagora. Nayo mpamvu wumva abantu bamwe baba batazi se uyu mwana twamufasha iki, iyo wanamubonye hari ikintu yashobora kuba yagezeho bibaza n'uburyo byagenze bikabayobera. Ariko tekinike akenshi naho akenshi abana bafite icyo kibazo cya autism bakunze gukunda umuziki cyane.
biba bisaba kugira ngo umucurangire, nyuma yo kumucurangira kwa kundi uri kumucurangira ugire n'utundi tuntu uvangamo ashobora kuba nawe akunda kurusha ibindi. Urugero, hari abakunda umuziki, muri wa muziki bakaba baterana utuntu. Mu gihe rero turimo kubigisha nko kubara, hari igihe ufata udupira warangiza ugashyira na hariya mugenzi we, nawe warangiza niyo yajya agatera ku kibambasi gusa, ariko warangiza ukagaterayo nawe umuhungerezo ugatera ku kibambasi ubara. Birangira wa mwana nawe agenjeje gute amenye kubara kandi ibintu bikagenda neza, ukabona bikurikiza neza ku murongo. Iyo bigenze gutyo rero na wa mwana wundi ubwo mbahaye urugero rw'umwana umwe uburyo ashobora kuba yazamuka, birangira amenye kubara. Ubundi iyo tugiye kumwigisha nko ku burere mboneragihugu cyangwa ukuntu agomba kwitwara, kenshi hari n'abo bava mu rugo ugasanga kugira ngo ashobore no kuba yamenya yuko agiye gukora pipi, avuga kwihagarika, ugasanga ni ikibazo. Icyo gihe rero umwana tumufasha kumwereka yuko hari amasaha dutangira gusa naho tumuprograma niba amaze gufata icyo kunywa cya mu gitondo, kuko hano turakibahereza. Igihe kimara kugifata duhita tumujyana ahantu agomba kuba yakorera pipi cyangwa yajya kuri toilette agasoba, noneho nyuma tukagaruka mu zindi action. Abo bose kubamenyereza 2, 3, 4, 5 birangira afashe wa murongo. No kuvuga ngo hari igihe turangiza kunywa igikoma cyangwa icyo babateguriye cyo kunywa, barangiza ukajya ubona bose bategereje yuko babwira ngo tujye hehe, tujye kuri toilette, bajye gukora ka kantu wabamenyereje. Urumva ibyo byose bituma wa mwana agira ritme y'ubuzima, ariko iwabo nta mwanya burya bamufitiye kugira ngo bamukoreshe izo procedure cyangwa izo processes za gato na gato, twa tuntu dutoya. Twebwe impamvu tubikora nuko n'uwacu tumufata nk'uwacu, kandi noneho tugenza gute turwana n'uburyo yafata ubuzima nk'ubw'abandi bantu babamo. Hari umwana uherutse kuntangaza, bamuzanye urumvikana yicara yirirwa agenda, kumukoraho arakwishikuza, ibintu byabaga bikomeye cyane akiza. Nanjye numvaga kugira ngo ngire ikintu nza kumufasha bizangora, ndetse numvaga bikomeye cyane kugira ngo tuzagira ikintu tugeraho. Ariko umubyeyi akiza yarambaje ati se ubundi urabona umwana wacu uzamushobora?
byari bikomeye, icyo kibazo cyari kinkomereye cyane kuko nabonaga uburyo ameze bikomeye cyane, kuko we nta stability yagiraga, n'icyo yafataga hari n'igihe ahitaga kikujugunyira, mbese muri make yashaka kugira ngo we yitware uko ashaka. Ariko nyuma y'igihe nakomeje gushakisha icyo ashobora kuba akunda kurusha ibindi nk'uko nababwiye, nyuma biza kumufasha bya bindi maze kubimenya. Umuziki cya mbere muherereza mu muziki, icya kabiri muhereza utuntu tw'udukinisho, hari utuntu tw'udukinisho akundaga gufata natwo byanakunda hakaba n'injyana dushize mu kanwa. Ariko nyuma naje kuzajya mwexersa hamuha utuntu tumuhugisha cyane, bya bindi byo gufata ngo ashira mu kanwa biragenda birarangira. Nyuma atangira kuzajya asa naho ahugukiye kuba noneho yamenya abandi mugenzi we yicaranye nawe, akumva ashaka kugira ngo akinane nawe. Utyo kabiri gatatu wa mugenzi we yakunze niwe tunyurizamo rimwe na rimwe inyigisho bakina. Nyuma muri ya mikino ugashakisha uturirimbo, nubwo baba badashoboye kuturirimba ariko bajyana na ya ritme ya ndirimbo. Ibyo rero bidutera imbaraga zo gukomeza gukunda abana, kuko burya tubona yuko bitaweho bagahabwa umwanya ukwiriye, ba bana bashobora kuba baba abandi bantu tutatekerezaga ko baba bakora n'ibintu bikomeye kurusha ibyo twebwe twabatekerereza. Ikindi kintu cyantangaje ngiye kuvuga ku kijyanye n'impano z'abana, hari umwana waje kuvuga byaramugoraga, ntabwo yavugaga, ariko yabaga nigunze bya bintu kwigunga, anazunguruka cyane nk'uko nababwiye ku kijyanye n'abana bafite autism ukuntu baba bameze. Ariko ikintu cyaje kuntangaza nuko kwa kundi yaje agatangira kwisanzura, akabona abana bafite ubumuga bumeze kimwe bari kumwe. Nyuma yaje gutangira kuzajya muri ya systeme noneho ya wa muziki dukora, wa mwana atangiye kuzajya twereka impano yo gufata mu mutwe ikijyanye n'umuziki. Ya ndirimbo atangira kutwereka ko aba yayimenya, kwa kuvuga nabi kwe kuba adashoboye kuba yavuga neza, atangira kuzajya ayiririmba mu buryo bugenjeje gute butangaje. Ibyo bintu byaradutangaje cyane, tubona yuko uwo n'umwe ariko hari n'abandi. Nimujya mugira amahirwe, cyangwa ababyeyi bajya bagira amahirwe bajye baza kudusura, kuko hari byinshi cyane dushobora kuba dufite ariko hanze batazi. Ibyo uko badusuye bazajya bagenda babona utuntu tw'udushya tugenda tuba muri iki kigo.
ikidashoboka mu buzima. Niyo mpamvu abana bafite ubumuga bakwiye guhabwa agaciro kandi bagahabwa uburezi bukwiye kuko n'abari abantu nk'abandi. Niba urebye ano mashusho ukaba utarakanda handitse subscribe, byaba byiza ubikoze, ndetse iki ngiki ni igikorwa dufata nk'igikomeye kuri twe. Murakoze.